kibazo cy'ifungwa ry'umuhungu w'umunyenganda Bwana Francisco Xavier Mironko. Uwo nawe ni Jean Pierre Mironko. Uyu Jean Pierre Mironko yafunzwe azizwa kwiba umuriro w'amashanyarazi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu n'amashanyarazi mu Rwanda REG. Ni umuriro ngo wibiwe mu ruganda rukora ibikoresho bya plastike rwa se Francisco Xavier Mironko. Ukivuga Mironko, iri zina ryaramamaye mu Rwanda no kurenza imbibe zarwo. Muti kubera iki noneho? Nta kindi nuko ahagana mu 1970 aribwo umusaza Mironko ku myaka 21 y'amavuko aribwo yatangije igitekerezo cyo gushinga uruganda Mironko Plastic Industries. Niwe munyarwanda wa mbere wagejeje uruganda ku butaka bw'u Rwanda. Mu bihe byo hambere hari bimwe mu bikoresho byifashishwaga n'abanyarwanda mu bucuruzi buciriritse byamwitiriwe, na cyane ko byabaga byanditseho izina rye. Aha nkakubwira nk'ibyifashishwaga mu mwanya w'iminzani bizwi nk'ingemeri mu kugura no kugurisha ibishyimbo, amasaka n'ibindi, bapima nk'abapima ibiro n'ibindi. Icyakora kugeza ubu uruganda rwakoraga ibyo bikoresho rurakora gake cyane. Ahanini uko Mironko nyirarwo abisobanura, byumvikana ko yahuye n'amananiza mu bihe bitandukanye ndetse n'iki cyorezo cya virusi ya corona cyayogoje isi yose. Jean Pierre Mironko akimara gufungwa, hari amakuru yatangiye gucicikana ko yaba ari se wafunzwe. Ikiganiro cyacu kiza kwibanda ku ifungwa ry'umuhungu we Jean Pierre Mironko ugenzura urwo ruganda n'ibindi bikorwa, kirabaza impamvu yafunzwe, kirabana n'abamurega umunyenganda sumubyara Francisco Xavier Mironko ndetse n'abavuga uko bazi Bwana Jean Pierre Mironko. Ibiri mu bitangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga biratandukanye. Hari abari kwibaza impamvu umuhungu wa Mironko yafashwa agafungwa azira kwiba umuriro w'amashanyarazi, mu gihe ngo hari n'abandi bafatwa bigatangazwa ariko ntibafungwe. Abo bakibaza niba nta yindi mpamvu yabibiri inyuma. Ibyo biboneka cyane ku mbuga nkoranyambaga. Urundi ruhande rukavuga ko niba koko umuhungu wa Mironko yaribye umuriro w'amashanyarazi, amategeko yakubahirizwa. Muri iki kiganiro ntibyemewe ntibyanadushobokera kuvugana n'ushinjwa icyaha, ariko ijwi rya Amerika irabumvisha uko se umubyara abona ifungwa rya muhungu we. Mironko yumvikanisha ko na mbere yo gushyira muhungu we mu buroko yagiye abangamirwa mu mikorere. Yabangamirwaga nande rero? Ni kuki yabangamirwaga ndetse n'uruganda rwe rukageraho rushyirwaho ingufuri? Mironko usanzwe atagaragara mu bitangazamakuru kenshi, kuki noneho yatoboye akavuga? Mbumvisha uko ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu n'amashanyarazi REG gisobanura uko umuriro wacyo wibwe. Bwana Prosper Mubera uvugira icyo kigo yavuganye na mugenzi wanjye Asumuta Kaboyi, maze yirinda gusobanura inzira avuga ko zakoreshejwe mu iyibwa ry'umuriro w'amashanyarazi bikozwe n'uruganda rwa Mironko. Ariko kugira ngo tubisobanure nko kwigisha abantu uburyo bazajya biba, ntabwo twatanga details y'ukuntu yagendaga abikora. Oya, ntabwo ari byo nari ngambiriye. Ndashaka kubabaza gusa ngo ni mu gihe kingana iki mwaje kubona icyo kintu? Biragoye kuvuga ngo ni igihe kingana gute, kuko twabibonye uwo munsi igihe twamufashe. Ubu ngubu imibare yacu nibwo turimo kwihuza dushingiye kuri system dukoresha. Ntabwo muzi ngo byari byaratangiye ryari? System yacu niyo iri mu bitwereke mu bintu barimo kugenzura. Nta nubwo muzi agaciro k'uwo muriro ngo wangana gute? Mbese nibwo tuzabimenya, kuko iyo umaze kumenya igihe yatangiriye kuwiba ni nabwo umenya n'agaciro kabyo. Kuko dufite system dukoresha itugaragariza igihe umuriro watangiye kugabanyuka, kuko urabona yarafite faze 3, ariko izindi ebyiri yarazivanyeho akoresha faze imwe. Urumva ko twari dufite yakoreshaga 1/3, ni nacyo cyabarwaga, ibindi binyura muri fraud. Ubusanzwe ntabwo ari uwa mbere waba ubonyweho n'icyo kintu. Umuntu ufashwe yiba umuriro byajyaga bigenda bite ku bandi? Inzego zishinzwe umutekano zirabikurikirana. Hari itegeko rihana abantu biba amashanyarazi, rirakurikizwa. Ubundi nk'uruganda nka ruriya twebwe ariha amande ya miliyoni 10, noneho tukamubarira n'igihombo cyose yaduteje nacyo akacyishyura. Yego. Nawe inzego zishinzwe umutekano zigakora n'akazi kazo. Kwiba amashanyarazi bigendana n'ibyaha biri penali bishobora gufunga umuntu cyangwa yishyura amande. Hari itegeko ribigenga, penali n'ubujura nk'ubundi, uko bimunga ubukungu bw'igihugu. Nakwibutsa ko inzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha zemeje ko muhungu wa Mironko yazishyikirijwe. Nk'urwego rw'ubushinjacyaha rukavuga ko icyaha rumukurikiranyeho
gihanishwa imyaka iri munsi y'5 n'ihazabu cyangwa se kimwe muri byo. Ijwi rya Amerika itangaza aya makuru ku nshuro ya mbere hari ku itariki ya 23 z'uku kwezi kwa gatandatu ntihagarariye aho. Yegereye umunyenganda Bwana Francisco Xavier Mironko igamije kumenya ibimuvugaho na muhungu we. Ndabanje kumubaza uko yakiriye inkuru yavugaga ko yatawe muri yombi. Nyine nabyakiriye nk'uko n'abandi babyumva, ntabwo nari guhita mvuga ngo bimbabaze cyangwa bishimishe. Icyo nibanzeho n'umwana wanjye bafashe Mironko Jean Pierre bakagenda bakamufungira ubusa, nicyo cyari kindi mu mutwe. Impamvu uvuga ko bamufungiye ubusa nuko namenye ko yaje yarenganye. Mwadusobanurira ko karengane? Akarengane nuko nyibimenya ko bamutwaye naragiye njya muri rege, ndababaza ntibyagenze bite, ati umwana wawe iby'umuriro, none dukora iki ko nakoranye namwe kuva kera, ibyo bintu ntabyumva, n'inganda zose zigikora uretse n'iza plastique n'izo nari ifite zose, ko ibyo bintu ntigeze mbyumva byagenze bite. None ubwo zidakora ubu nibwo bagiye kwiba umuriro, ubwo se bari kugira bati nta n'icyo bawukoresha. Ati noneho icyo twakumarira uraduha amafaranga 10,000,000, umwana wawe turatelefona ugende bamuguhe. Narirukanse amafaranga ubwanjye, naho nyuze amafaranga ndaterura njyana kuri banki bari bambwiye, ndaverisa banderaho amakashi, bati ngaho ugenda ujye aho bamufungiye Gikondo, turabahamagara bamurekure. Ndagenda ngezeyo, umuntu wo muri RIB ati ahubwo dosiye maje kuyohereza mu bushinjacyaha. Ngezeyo bari kuwa gatanu, bati abashinjacyaha ntabahari, ni ugutegereza kuwa mbere. Ndirukanka no mu bushinjacyaha, ubwo na Jean Pierre bamugejejeyo, usanga bari kumubaza, birarangira bati tuzaguha icyemezo cyafashwe mu minsi 5. Ndataha. Ubu rero iyo minsi itaragera njya kumusura, avugana nawe, nanjye nsaba akanya gato ngo musuhuze. Muri uko kumusuhuza naraprofise, mubaza iby'ingenzi. Yego. Ni wa mwana we bite, byagenze bite, iby'amashanyarazi baturega? Nanjye ntabwo mbizi, njyewe nari nibereye mu mujyi, numva umukozi arampamagaye ati hano hari abantu baje, harimo abapolisi, harimo abanyamakuru ba za televiziyo n'abantu benshi banyuranye. Nuko nanjye ndagenda, nkinjira ati turagufasha, bantwara bacyo. None se wowe ubu kubona abantu baraje gusa bacyo baragufata gusa barakujyanye, ntacyo mupfa ntaki. Ati abo bantu mu by'ukuri nari nzi ko ari ibintu bisanzwe ukorana n'abo bantu. Ati abo bantu igihe cyose bajyaga baza bakinjira muri ayo mazu harimo ibimashini by'amashanyarazi, ntazi n'ibyo ari byo byawe, haba harimo ibyabo n'ibyacu, harimo za kabine zitandukanye. Ati izo kabine uzi ko kuva kera aribo batwaraga imfunguzo zabo, buri gihe bakaza ku umujyi abashakiye bakabigenzura. Noneho ati icyo nkeka nkaba ndi kuzira, bigeze kuza muri iyi minsi, ninjiye ngiye kubona mbona binjiye mu kigo, buri kigo ibiti baratemagura, mpamagara abazamu ngo abantu ni abaki badutemagurira ibiti. Ati nuko birambabaza, mbabwira na nabi, njya nababwira ngo nibanavemo, tibaragenda tata, ariko mbona bagenda batishimye. Tihagaruka abandi ngo baje kurorova ngo za taransifo ngo zo mu kigo ngo tugirane amasezerano. Atese turagirana amasezerano kuri taransifo zacu kubera iki? Nabwo ngo barananirana. Nanone ngo bwa gatatu barongera bagaruka, sinzi ngo n'ibindi byagize. Ati ngera bwo mbona harimo ikibazo, nteze kuki utabimbwiye? Ati nari nzi ko ari ibintu administratif biri bushire, kuko yabimbwiraga numvaga harimo akagambane. Muri ako kagambane rero n'uyu munsi mu gitondo ngiye kumva numva mu bashinjacyaha barampamagaye. Mugezeyo babajije iki? Mwagiranye ibihe biganiro? Ibi ndiho nkubwira ni uko nababwiye uko ibintu byagenze, ndetse bambaza n'icyo mbitekerezaho, ndetse mbabwira ko ntazanabirekeraho, ko ibintu bigomba guhagurukirwa bikajya ahagaragara. Nta kuntu bishoboka kugira ngo abantu baze bafate izina Mironko nakoreye imyaka n'imyaka ngo bavuge ngo baragiye kuryica uko bishakiye, bajye gushaka abanyamakuru bandega ibintu batigeze bandega, batigeze banyereka, bagere n'aho babwira isi yose. Ubu hirya no hino ku isi barampamagara ngo byagenze bite. Hari n'abana banjye i Burayi ubu ntibakirya kubera izo nkuru, barampamagara barira, noneho nanjye nkagira emosiyo, nanjye nta mahoro mfite. N'ubu wambaje namubwiye numva rero mbere y'ibindi byose, namwe ibintu murabimenyereye kundusha, mubere ahangaha kugira ngo murenganure abarengana, abarenganya nabo mubashyire mu mwanya wabo. Nanamusaba yuko
nawe azikurikirana ubwe nk'umushinjacyaha yirebere ukuntu umuntu wajya gufata igisambo utasezeranye nacyo, ukitwaza abanyamakuru, ukitwaza za televiziyo, ukitwaza abapolisi, uwasesengura wese yabona ko hari icyo bivuga. Mwarimu ukomoje kuvuga ngo harimo akagambane nka Mironko François, mutekereza ko ako kagambane gashingiye ku ki? Ako kagambane gashingiye kuri by'uwo mwana ejo yambwiye, nanabwiye n'umushinjacyaha kuba baraje bakamutemera ibiti bakavogera ikigo, n'ubu bakikivogera. Impamvu mbivuga, bagiye muri kabine z'imiriro ziri hanze barafotora, baragenda baramufunga, barangije bajya muri urwo ruganda barajagajaga, barandika ibintu byose, nta muntu uhari ntaki, uretse abazamu n'abandi bana bari aho ngaho. Ibiti byatemwaga kubera iki? Ngo bashaka kujyana umuriro kuri prison hariya bita kwa Kabuga hirya y'iwanjye. Nyiri aho ngaho rero nawe ngaho ubyumve, nta kuntu umuntu yaza kurega amashanyarazi ari hanze afite aho acanira, urwo n'uruganda aruvemo ajye no mu rwa kabiri narwo rufite kabine yabo, umuriro waho uturuka utagize aho urira naho, ngo ajyemo naho afungura, ajyemo abare ndetse atahe, ejo yongera agaruka ajye no mu rundi, ejo bundi yongera agaruka. Umeze rwabaye n'urwareba, ntabwo kiri urwanjye. nkavuga ubwo se akarengane karenza ko nakahe? Nta nubwo ari n'akarengane gusa, nta gasuzuguro gakabije, ni nk'aho mbese ibyo bintu bitagira nyirabyo. Kumva ngo Mironko yibye umuriro ni ibintu bishobora kumvikana ukundi. Abantu baratekereje Mironko yakinnye kugeraho ku umuriro. Mwese ntimwibyiyumvira, nta gahinda, ni ikibazo gikomeye. Kandi nari nibagiwe, umwana yambwiye yuko ejo ngo umwe muri bo yaravuze ngo bazamwumvisha. Avuga se muri iki gihugu n'iyi si y'uyu munsi turimo, abantu bakivuga batyo ngo bazumvisha abandi, kandi koko bakabikora. Ejo narebye umwana wanjye ahantu afungiye n'ukuntu ameze, sinzi niba n'uwambajije namubwira ibyo nagomba kumubwira, kuko yari emosiyo gusa. Yabimbwira nakumva n'abana banjye ukuntu bari kunterefona hirya no hino. Iyo umuntu kuko yaba yakoze icyaha nawe ubwawe ugisabira n'imbabazi, ariko umuntu umushinjacyaha namubwira ibi bintu ntabwo nzabirekera, aho bishaka hose yaba n'inkiko nzabijyana. Sinzi niba nagombaga no kubivuga, sinzi nawe ubu nagomba kubikubwira. Ni akarengane gakomeye. Dufite inzego, umuntu agiye kuri RIB ishobora kureba ko uwo muntu afite icyaha koko, ikaba yanamurekura niba yaramufashe dosiye ye nk'uko naringiye umaze kwishyura, bakavuga ngo babijyanye n'ubushinjacyaha. Ubwo ibyo bamushinja bari babibonyeye, nta muntu bigeze babaza. Njye nyir'uruganda ntibambajije, nta nkete bakoze, nta n'uwagiyeyo. Ubugenzacyaha bwa RIB sinigeze mbubona, bagafata bakagenda bagafunga gusa. Neza urumva atari ibyo bavugaga ngo byo kumvisha. Hagati yawe n'ikigo cy'igihugu cy'amashanyarazi REG muri gukorana mute? Hari ubwo muri kuvuga nabemeze bite? N'ejo nagiyeyo ndi n'umwavoka, ndababwiye niko mwambwiye yuko ninishyura umuntu bamufungura bite, bateze byagenze bite. Ninagezeyo barambwira ngo dosiye igiye ku Kicukiro, ngo mu bushinjacyaha. Ningezeyo biranga. Ese umwebwe nta kindi mwakora? Mwebwe twumvikanye mukansaba amafaranga nkayabaha, ntazi n'icyo nyagura, ngira ngo nibura umwana wanjye yewe uguma kugira ibyo bibazo. Gatereka da yemwe nageze naho nsubirayo n'umwavoka, ndetse umwavoka agenda yanditse ibaruwa arayibaha, batoya baturayijyana kuri resebusiyo aho bayakira. Kuri resebusiyo tuhageze batoya bati ibaruwa ntabwo tuzakira, subira ujye kuzohereza mu buryo bw'ikoranabuhanga. Nkurikije ibyo muvuze mumaze kudusobanurira, umuntu ashobora kumva ko muri uko gutema ibiti mu kigo cya Mironko hagati ya Jean Pierre Mironko n'abantu ba REG bashobora kuba barateranye amagambo cyane. Nose ntibageze naho bandikirana, nose bagiye kumubwira ngo bazamwumvisha, uretse ko yabifashe nk'umwana abona ko nta bantu bashyira mu gaciro bakora ibyo bintu. Reka nkubwire ikintu kimwe wa munyamakuru, kiriya kigo ni ikigo gicuruza, natwe turacuruza. Njye uko nkizi najyaga nkibona, mbona uko abantu bitwara kuva kera. Njye nabonye bafitemo abaterabwoba, mbese nuko bagize bamaze guhahamura abantu, ari uze kurorova amazi, ari uze kureba amashanyarazi. Abantu bagenda bakigabiza ikigo nka kiriya gikinze, bakagikinguza, bakajya mu nganda bakazijagajura umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu. Urumva ko nta kindi kigenderewe. Bakagira n'ubwo bajya kujya gushaka ibigo amashanyarazi n'aho abantu batuye batagize aho bahuriye nabo. Urumva nta kibazo kirimo. Ntabwo tuzi bizava mu butabera kuva afunzwe. Igihe yaba umwere mwiteguye kurega ko babandurije izina?
ibyo ngibyo twareka tukamanza tukamera uko bimera, twashaka ko tuvugana tukavugana nk'abacuruzi, kuko njye mbafata nk'abacuruzi ntabwo ari abacamanza. N'igihugu kibibona bagombye kugifata ko ari ikigo kimeze nk'uko natwe tubifite. Niyo cyaba gikomeye n'ibyacu byarakomeye bigenda bigira ibibazo biturutse ku mpamvu nk'izi ngizi. Unyibukije akantu biragera mu mubwire, kiriya kigo ntabwo kigize ibibazo uyu munsi. Abanyamakuru ari abo muri leta, umunsi umwe uriya mwana nanone avuye i Burayi ari mu biro turimo tuganira, bamukuye ku kibuga cy'indege baje kundamutsa, ngiye kubona mbona haje abantu mu biro byanjye, bati hano hanze hari umuyobozi w'akarere ka Kicukiro witwa Ndamage Shire, nimubwira yinjira. Bati oya, bati ngwino hano hanze. Ndagenda mpageze nsanga abapolisi, abayobozi, abanyamakuru nk'ibi bijya gusa n'ibyo ngibyo, baragenda baranzengurutse ikigo cyose. Nabwo navugiye amagambo ntagomba kuvuga, ngo ndazira iki, ngo umuhanda wo haruguru y'iwanjye mpuriyeho no kwa padiri ngo ntabwo haruye, ngo ntabwo twigeze tuharura. Barancunaguza, ngezeho n'amagambo nahavuye, uretse ko amwe navuze umunyari nayo navuze atavuga, nawe ubwawe ntarayo watahitishije muri radiyo no muri televiziyo y'u Rwanda. ubwo yarayaye nuko nababwiraga yuko barimo bandenganya, ntibyarekeye ubu nabyibutse uyu munsi. Buriya harafunze, Jira yaravuze ati no, atahubwo ngiye gufunga, araza ashyiraho ingufuri, aravuga arafunga, ngomba kumwirukankaho. n'ubu ofisiye rumaro uracyafunze. ubwo hari mu wuhe mwaka? Ntabwo nibuka umwaka, ariko erega byagiye biba kenshi. Iriya terorizme, iriya terabwoba ry'abantu bamwe byagiye ribaho kenshi, ku buryo nagezeho nanazinuka nkatinya no kujyayo. Amaherezo nyine ubu ngubu byagiye ahagaragara, ubwo byatangiye kuvugwa ngiye kubishyira ahagaragara. Ibi bintu ntabwo ari gusa kumva buri munsi umwuga w'akarere yaje yafunze, araza kukubwira ngo kora ibi n'ibi, akwigisha uko ucuruza, akwigisha ibyo ukora, gukubita umugabo cyane wageraho ukamumara ubwoba. Ubu nanjye niba ntigeze kubikubwira nkaba nagiye imbere y'ubushinjacyaha nkabivuga, ntese ubu urabona bikiri ibanga kubona nk'umuntu uvuga ngo ni umukuru w'akarere ushaka ngo muteze igihugu imbere, akaza akagucagagura agucunaguza imbere y'abaturage mu karubanda n'umuboyi wawe utatinyuka kubimukorera. None abandi nabo baraza bakavuga ngo umuntu ngo mvuga ngo nibo bagiye kunsimbura, bakaza bakabafata nk'abafata amabandi nk'uko bayita. Urumva ibyo bintu birekeye aho ngaho, ubwo si wabugamije. Hari n'ibyo byantuze by'akarere, ngiye kureba amadosiye uko yari ameze n'uko byagize, kuko njye navuga ibintu mu ubuyobozi ntibukosa, ibyo bavuze nk'abika ibintu barimo baratukosora, ariko iyo bikomeza bigenda bicya abanyarwanda baca umugani ngo bishya bishyira bishyitso. Ntwese ko niba bafashe umuntu bakajya kuvuga ngo ni Mironko bafunze, abo babyumva. Mperutse kugira ibyago mu mahanga, umwana wanjye yitaba Imana. Ubu bari umunabi, iyo babaroga bampamagara, ubu nsigaye mbona n'amatelefone yabo sinyitaba, kuko urabona ibi dukorera byose birirwa babisoma, birirwa bagira bati papa nahageze, ese bimeze bite? Urumva ibyo bintu babyihanganira rimwe. Umwana ejo naramubonye, nicuza n'icyatumye njya kumureba. Ubu nabyutse njya gutanga ubuhamya, nabwo nabivugaga ntari muzima, n'ubu sindi muzima, nabuze amahoro. Ubwo se koko uracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo, turebera hamwe ku bibazo by'uruganda rwa Mironko Plastic Industries ruravugaho kwiba umuriro w'amashanyarazi wa REG. Kuri mikoro muracyumva bagira ubusa. bigeze kunteka ibyumba, nagiye kuinvestiza aho ngaho, abantu barantera, harimo n'abasekirite baramboha, banyambura ibyo nari bidana amafaranga. Ntabwo nigeze mpahamuka bigeze aho ngaho. ubwo wari mu mwaka wa ryari? 2014. ntacyo byantwaye kuko nabonaga ari abajura. Ariko noneho abantu bakubwira ngo ni abayobozi, ukabona nk'umuntu imbere yawe arayitinyutse ngo wagisambo we, ukamureba utese, muravuga utese ubu nkora iki, nicare nkoreye cyangwa ngire nakubeshye. Natangiye kuva nijoro nanariza ruriya ruganda rwari mu nganda zikomeye rwa plastique rwazize abanyarwanda, kwirirwa bancunaguza. Wowe ukagenda uhuye nawe akagucunaguza ngo dore ngo biriya bishaje, wowe uteze ko biriya nabyubatse nkiri muto, ukumva barakwigisha ibyo ujya gukora. Wowe ngiye kuzareba, kandi nawe uri umunyamakuru ugiye gukora nke, haba muri radiyo Rwanda, haba muri televiziyo z'u Rwanda, haba mu karere ka Kicukiro, wajya kureba izo nyandiko wazibona, hari ibimenyetso byinshi. Nkavuga ndetse n'aba ngaba bakora ibi barabikora, yuko mbese ubu byabaye ni umuco wo kuvuga ngo dore kiriya kigabo, dore iki byose. Nanjye sinzi uko biri bugende, sinzi uko bizagenda, bamurekura batamurekura, ariko byamuhaye gutekereza. Dufite igihugu kigendera ku mategeko, gifite ubuyobozi, numva nzabusanga nkabusaba kurenganurwa.
aho kugira ngo bagume banyicire izina nakoreye ndi umwana twirirwa dutanga amafaranga muri za pubulisite tuvuga ngo dukora byiza abandi bagira uruhande ngo bagasenya kandi bikorwa n'abacuruzi nkatwe kuko rege ntabwo ikigo gicuruza ibibazo duhura nabyo gihura nabyo niyo harimo n'abakosa nabo barabafite baza bakambwira bati umenya hari abakozi bibaye bakoze ibi n'ibi tukabyumvikanaho nk'uko bansabye amafaranga nkayabaha nabakoreye byiza byinshi imashini zabo ziri mu kigo cyanjye imiriro yose bayinyujije iwanjye ntawe nigeze nishyuza mbese ugize neza kumbaza ibi ngibi nubwo ndi kubivuga naragerageje kugenda mbyibagiza kuko ndi kuvuga wumvise ko hajemo n'ibi by'akarere byumvikanye ko hari akamaze iminsi ni ukuvuga ko ugumye no kumvugisha nazana n'ibindi nkibuka n'ibindi ndumva rero ubundi sinkunze kuvugana n'abanyamakuru ariko ubu nabonye igihe aho kigeze ngomba gutinyuka nkatobora kumva akanyamakuru kavutse ngo niwe kanditse ngo kugira ngo gakunde kabone abagasoma ukumva umuntu w'umuturage aragutelefone ngo ahinde ikinyamakuru ngo mirongo ukagira ngo uri mubyara we mbese nahindutse nk'umubyara wabo nagira ngo nabonereho nabibabwire yuko ibyo bibwira barimo baranyimajina ntabwo banzi abo bantu niba ushobora kubibagezaho uzabibabwira abo bantu bose bakwandika utwo ngutwo ntabwo bazi mirongo icyo ari cyo mirongo nabaye umunyenganda wa mbere w'umunyarwanda nkorera u Rwanda n'ubu ndacyarukorera n'ubwo nshaje bwose aho biha kuvuga ngo baracafishe izina rya mirongo ntabyo bashobora nta n'ibyo bazashobora barabeshya isi yose iranzi nakoreye mu bihugu duturanye byose n'i Burayi nkorerayo kuvuga rero ngo urajya gucafuza izina rya mirongo ngo ryice ntabwo wabishobora. Mirongo François ndabashimye ku kiganiro muhaye radiyo ijwi ry'Amerika. Namwe murakoze ndabashimiye. Mbere yuko nkura n'umunyenganda Mironko nari nabanje kumva impumeko ya bamwe mu bakozi bahembwa na muhungu we Jean Pierre Mironko ku ifungwa rye. Nkinjira umuzamu akamenya ko ndi umunyamakuru yahise ansohoreza inkuru avuga ko ari incamugongo ko ufatwa nk'umubyeyi wabo yafunzwe nk'umunyamakuru maze mu buryo bw'ibanga mpita ncana ibyuma atabizi. Niyo mpamvu nubwo yavuze ko guhagarara ku byo avuga ntacyo yumva byamutwara twahisemo kumurindira umutekano maze tunahindura amajwi ye. Mu bintu bijyanye n'amashanyarazi nta hantu ahurira nabyo yirirwa yigendera gutya ashaka kurikirana n'imitungo na papa wiwe. Ubwo rero nimba ari ikibazo cy'ibiri wenda nimba yarabinyereje nk'uko babivuga cyakozwe n'umutekinisiye wabikoze bamwishyuza wenda amafaranga abasha kurabona nkatwe twaremberwa hano kandi natwe turi bamwe bashobora kuzarushya leta sinigeze niba ariko nkora kwigeze akamenya ibihumbi 37 nasi yamenye ibihumbi 37 ejo nzajya kwiba uwanjye saziba kandi noneho ukuntu yumvikana ndabikubwiye nuramuka unamubonye nimba wenda utanamuzi ni umuntu mu buzima bwe nta hantu ashobora guhura n'ibintu byo mu kirere kuko iyo agiye guhura n'ikintu cy'ikibazo ahita agikatira akigira nimba wenda tuvuge uri nka hano akabona ugiye kumuteza ibyago ahita ajya gutya akavuga ati ibi byago reka mbivemo ngendera. Rero nimba wenda bafitanye ikindi kibazo azavuga ati dufitanye ikindi kibazo akaba ari cyo mukurikirana ariko nimba ari icy'amashanyarazi bakurikirana namwishyuza amafaranga y'amashanyarazi ayabahe kandi nabuze uko yamwishyuza kuko yabibye nta nubwo ahurira n'ibyo bintu neza ko atari umutekinisiye kandi noneho yewe asa buri munsi yazaga igikondo. Ese nimba yazaga igikondo ibyo bintu ntiyabibona bamufunze ryari kugira ngo namaze n'icyumweru nambwiye kumaramo icyumweru ariko mu bintu bigaragara nimba atari ikibazo afitanye na leta kindi kikaba ari icy'amashanyarazi Jean-Pierre ntabwo yigeze anyereza umuriro kuko ntabyo azi njyewe nkoramo hano ewase yajyaga iza tukayikingurira igikondo ikinjira nyamara kwinjira bakajya mu by'imiriro yabo kandi akanishyura umuriro ibyo bavuga rero ngo yarabiciye nimba hari ukundi babiciye ariko Jean-Pierre nta n'ahantu ahurira nabyo byaba byaraciye umuntu nyine ubyesitaho kuvuga ngo Jean-Pierre nahagarara hano niyo na leta yaba ihari wenda navuga ati Jean-Pierre ararengana. Ubwo rero icyo nagutuma ngewe nk'umuntu nkora hano maze umwaka ariko mu mwaka maze aho nari narumva Jean-Pierre ambwira nabi ahubwo ngewe mfite ubwoba yuko Jean-Pierre nibaramuka bamufunguye bazaba baramuhinduye umutima we kuko umuntu agufungiye ubusa ntabwo yasohoka ameze neza. Niba iki kintu kineye n'ubwoba rwose n'ubwo buri munsi mpora nsaba Imana wese nimba umuntu
baramuvanye hariya hakurya kandi nta kintu aziranyeho na leta, wenda imisoro yose arishyura, kikaba ari ikibazo cy'umuriro wenyine nk'uko babivuga. Ibyo bintu byatuma bamuguriza muri gereza, bakigeho, nibamara kukigaho, dore n'ubundi korona zirakomeje, yari adutunze kandi adutunze dushobora kuvanga tukajya kwiba, kandi adutunze turi abantu barenze umwe. Ngenda bivuga nk'uko wenda twe turi abazamu barenga 20, hari abandi birirwaga bakupakupa aho ngaho, bose yabahembaga kandi aduhembera itariki ya mbere. Ubu ngubu tuvugana bamufunze, ntabwo tuzongera buri wese tuzahemba nande kandi baramufunze. Mironko ntabwo yabahemba? Mironko yo yaduhemba, ariko se yaduhemba gute kandi dukorera Jean Pierre? Muri mu mazina ya Jean Pierre? Twebwe dukora kwa Jean Pierre kuko Mironko akora n'abahemba bahemba. Nk'ubu twebwe hano baradutunze Mironko, ubwo ni ukuvuga ngo niyo nkora hakurya nabwo abadutunze. Rero njyewe iwacu niyo mu karere ka Ruhango epfiriye. Uri wo mu Ruhango? Ngende wo mu Ruhango, ariko ngereranyije nkabona ukuntu igihugu kimeze nk'uko twebwe tumeze n'ukuntu adutunze, arimo araturinda gusaba. Kuko urabona mu gihugu hari abantu benshi birirwa barabuze akazi, abiba, abagize gute, ariko nkatwe ntabwo dushobora kujya kwiba kuko dufite Jean Pierre. N'ubu bamufunze yavuga ati tugiye kutwongeza. Umuntu washaka kutwongeza muri izi korona, ngo si kuko wavugisha ukuri, wavuga ko atakuzanye. Ayandi magambo mumufata nk'umubyeyi wanyu? Njyewe ngereranyije rwose, njye papa yaranapfuye ejo bundi amaze umwaka, urumva, ariko kuva nagera kwa Jean Pierre mufata nk'umubyeyi. Nese urabona hari ikibazo mfite, naje hano mfite amaboko ufite, sinigeze niga, narahinga, ariko se urabona nameze nk'umuntu wize kubera Jean Pierre. Njyewe rero ubwo nk'umuntu wagutuma nk'umuntu, kandi njya numva ijwi rya Amerika rwose ndanaryumva, nimba wanamfasha amajwi. Iwacu ni mu karere ka Ruhango, ni naho havuka perezida, bisa nk'aho tugabanya imbibi. Ntabwo tuma kuri perezida akavugira Jean Pierre, kuko Jean Pierre adufatiye runini, buri kwezi araduhemba, adutangira mituweli kandi akayitangira abantu bose bakora aho ngaho mu kigo barenze umwe, byibuze turi nk'abakozi 40 cyangwa 50. Reba kugira ngo abo bakozi bose abishingire ku biryo, abishingire guhembwa, abishingire ku mazi, kuvuga ngo nibakomeza bakamufunga, twebwe dufite ubwoba bw'uko tuzasubira mu muhanda tukajya kwiba, cyangwa nk'ubu abanyonzi barabafunze, hari n'abatazi amagare, mwese tuzakora. Ntabwo byoroshye. Arakoze uyu mukozi wo kwa Mironko waduhaye ubuhamya ku buryo azishebuja. Ni nawe mbona nsorejeho ikiganiro, nshimira buri wese ku musanzu we mu kiganiro dusangira ijambo, ndetse ntibagiwe namwe mwadukurikiye. Ku zindi ngingo mwatwandikira kuri radiyo yacu @gmail.com cyangwa se kuri radiyo yacu @voanews.com. Mwari na bagira ubusa naho utaha.